Nshuti bakunzi bacu, reka mbaramutse mbaha ikaze kuri aya mateka tugiye kugirana cyangwa muri iki kiganiro. Nanjye ngiye kubagezaho umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yiyeguriye Kirisitu umwami n'igihugu cye n'abantu be. Isengesho yasenze icyo gihe ubwo yaturaga u Rwanda Kirisitu umwami. Ku ngoma y'umwami Rudahigwa hari mu mwaka w'1946 ubwo uyu mwami yaturaga u Rwanda Kirisitu umwami. Ni ukuvuga ngo hari ku itariki ya 27 Ukwakira, hashize imyaka 58 u Rwanda rushyizwe mu biganza bya Kirisitu umwami. Ibyo gutura u Rwanda Kirisitu umwami byakozwe ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wabatijwe akongeraho Charles Robert. Ibirori byo gutura u Rwanda Kirisitu umwami byizihijwe iminsi 3, aho ngo byari ibirori by'akataraboneka biryoheshe ijisho kandi ngo byishimiwe na buri umwe wese. Byatangiye ku wa 26 kugeza ku wa 28 Ukwakira mu 1946 bibera i Nyanza, aho ubu hubatswe ishuri ryiswe Cri Roi Kristo Umwami. Ibiro byo gutura u Rwanda Kristo umwami byitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye kandi bavuye hirya no hino, barimo Musenyeri Classe Cyesimas, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa hamwe n'umugabekazi Nyiramavugo Kankazi. Uyu Musenyeri Classe niwe wabatije umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, aho amazina y'ubutisimu yiswe Charles Robert, abyarwa mu butisimu na Bwana Pierre Rikimas wari guverineri mukuru wa Kongo Mbiligi na Rwanda Burundi. Igitambo cya misa gihumuje nibwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Robert yigiye imbere y'isakaramento ritagatifu, abari mu kiliziya bose batuje. Ni uko akuramo ikamba arishyira ku iritari. Aha niho yavugiye isengesho rihesheje ubwenge Kirisitu umwami, igihugu cye hamwe n'abaturage be. Ngiri isengesho umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Robert yavuze ubwo yaturaga u Rwanda Kirisitu umwami. Nyagasani Yezu, umwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi, njyewe Mutara Charles Robert Rudahigwa ndapfukamye kugira ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko y'u Rwanda, mukangomba no ku butabera umuzi ushingiweho ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo umwami, ni wowe warwiremeye uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza uruyoboye ku ngoma nyinshi rutarakumenya. Igihe warurindije ubonye kigeze, uruha kogeramo ingoma yawe, ruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka, urwoherezamo kandi n'abo kururerera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoze amajyambere n'ibyiza bikiza byose hano mu isi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu, twakiranye icyubahiro amahame abeshwaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi nguhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva inda imwe nanjye ubwanjye. Abagabo barutuyemo ubahe umutima w'ubudacogora bw'ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose. Uvanemo imico ya kera yo kugirira nabi no guhuzanya no kubeshyerana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona mwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine, Mungu waremye byose. Abagore ubahe umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori,
barere neza abana waduhereye kurugwiza. Barememo imitima yabo, bashyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo y'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ingororero zarwo zose uzikomeze amahoro. Abashakanye bahuze imitima, babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na Kiliziya yawe. Abatware ubahe kubategekera ubutabera, bagutsindemo akarengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwo ubakomezamo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwanga no kwiremamo ibice by'inzangano zatuma urukundo utwifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyacu. Ubatsindire kuryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubunyangamugayo, ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwarana inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo, ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ingoma yawe. Intumwa zazanywe no kwitwigisha amahame y'ibibeshaho iteka n'abazanywe no kuyobora inzira y'ibyerekeye amajyambere, natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutungane imirimo yacu dushyizeho umwete ari wowe tuyikorera. Amahanga yose uko angana tugusingize mu ruhame tugira tuti: Kristo Mwami n'umubyeyi we Bikira Mariya biragahorana ibumbye byose, ubu n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ngiryo isengesho Umwami Mutara III Rudahigwa Charles Robert yasenze ubwo yaturaga u Rwanda Kristo Umwami. Inshuti bakunzi bacu, nizere ko abatari bazi isengesho cyangwa n'igihe u Rwanda rwiyeguriwe Umwami Kristo Yesu musobanukiwe. Ngaho murabeho, mukomeze mugire amahoro ya Kristo Umwami wacu.